gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize yararimo aganira n'umugabo we ndetse mu mutima yararimo yibaza niba yamubwiza ukuri cyangwa se akamwihorera. Ese aho byaje kugenda gute? Yaba yarabimubwiye nangwa yaramwihoreye? Iyi nkuru yacu reka n'ubundi tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Ariyumvira ndetse akabwira umugabo we ati Ethan, hari ikintu nshaka kukubwira. Mbwira nta kibazo nguteze yombi. Ariko ni ibintu nshaka kukubaza. Nshaka kujya nkubaza ibibazo ukansubiza. Ati nta kibazo mbwira. Ati none se baby, ni ikihe kintu nshobora kukubeshya muri ubu buzima kikaba cyatuma unyanga burundu tugatandukana? Ethan araseka akamubwira ati baby come on, n'ubwa mbere warambeshye kandi umbeshya ikintu gikomeye kandi ntitwigeze dutandukana. Yego byarambabaje ndetse binatuma nyine numva ndakwanze, ariko ubu ngubu ntekereza ko nta kintu kiriho wambeshya nyine cyatuma dutandukana, ko icyagombaga kudutandukanya ni kiriya koko cyari gikomeye. Kumbeshya ngo urantwitiye nkagira gutya nka spending isene zanjye, hajya iwanyu nkagukwa nkagutangaho buri kimwe cyose, nkakora ubukwe buribuka ubwo twakoze ukuntu bwari bumeze. Urabizi neza ko bwari ubukwe bwari bufite buri kimwe. Umuntu yarisavingaga ku cyo kunywa n'icyo kurya. Abantu baranyweye barariye bageze aho ngo bumva baratamwe babivaho. Ziriya ni sene, ubukwe bwacu bwakozwe n'isene byibuka. Hanyuma icyo kintu urakimbeshya ubizi neza ko udatwite. Ndemera tubana mu nzu, tubana nyine ntagushaka, numva ngufitiye urwango narakwanze. Sinigeze njya kwaka gatanya. Numva hari ikintu kano kanya bambwira uti bibi iki kintu narakikubeshye, nkumva nyine nibitangaza. Oya pe, umugore wanjye maze kumumenya buriya wabona hari utundi tunyoma twinshi ufite wibikiye. Ugomba kumbwira, ahubwo mbwira ngo uteze yombi. Hari n'icyo byanantwara. Ubu nyine narakwakiriye. Urakajije urakagurya ikangi, ariko nyine uri umugore wanjye kandi nkunda, nsigaye nkunda cyane. Ngomba rero kwakira buri kimwe. Amafuti yawe n'ibyiza byawe byose nkabyakira. None gute nagukunda mu byiza kandi ibibi byawe nkabyirengagiza se nkumva simbishaka? Ubwo nyine ubwo ntabwo ari rwo rukundo, ntabwo naba ngukunda kandi nsigaye ngukunda cyane. Ahubwo hari ikintu waba uri kumpisha? Ati no kano kanya nta gihari, ariko nyine nari ndi kukubaza. Ati nyine ubwo niba nta gihari Imana ishimwe, ariko niba kinahari ukimbwire rwose, feel free. Kano kanya njye nawe turi kuganira. Ati hoya ntacyo. Reka nongere nkubaze, niki cyaguteye kumva nyine noneho usigaye mfitiye urukundo? Niki cyahindutse muri wowe cyaguteye kumva usigaye unkunda? Ati rero buriya reka nkubwire, muri ubu buzima duhura n'abantu dukunda tugahura n'abadukunda, ariko aho guhitamo uwo ukunda uzahitemo gukunda. Ntekereza ko iyo uza kuba utankunda, ibintu byose nagiye ngukorera, ibyo nakubwiraga nabi, rimwe na rimwe ukarara kuri simenti,
ariko ubwo ni simenti ukarara ku makaro nyine ugasasa hasi akaba ari buryama usize uburiri bwiza. Iyo uza kuba utankunda kirya gihe uba waragiye. Kandi buriya ikintu navuga kano kanya, papa wanjye arankunda kuko ankunda nta yandi mahitamo afite, agomba kunkunda ndi umuhungu we. Mama wanjye nawe nuko, yewe n'abavandimwe banjye nabo dufite icyo dupfana bategetswe nta nubwo basabwa, bo bankunda kuko ndi umuvandimwe. Ariko se wowe wankundiye iki? Kuko sintekereza ko wenda byari kuba wenda ari imitungo warunkurikiyeho, kandi niyo yaba ari imitungo twarasezeranye, wari ufite uburenganzira bwo kuvuga ati reka duhane divorce dupasure, ariko waremeye urahaguma. Icuminizi rero urankunda. Icyo ni ikintu cya mbere cyanguruye. Nicaye ndeba abakobwa bose nirukamo, ndeba abo nirutsemo, ntekereza ku magambo Kiara yajyaga ambwira. Kiara yigeze kumbwira, arambwira ngo aka kanya niyo watandukana n'umugore wawe Ella, yaje mu buzima bwawe akubeshya, aza mu buzima bwawe yubakiye ku kinyoma, ariko yaragukundaga. Yaje kuko yagukundaga, yakubeshya kuko yari afite ubwoba bwo kugutakaza, yabonaga abandi bazagutwara. Ariko ushobora kuzatandukana nawe ukazana wa wundi utarigeze ugukunda, wa wundi uzaza akaza akirwa aryoshya mu byawe, mu byo wavunikiye, mukabaho wirwa umwinginga kuko ari wowe umukunda, aho kugira ngo yicare hamwe w'umugore yubake, akakubera ikigeragezo n'ishuri. So icya mbere nabaje ndareba, mbona wampaye urukundo, mbona warankunze, mbona ufite urukundo rwa nyarwo, kuko wari ufite impamvu nyinshi zo kugenda, kuko naraziguhaye. So rero nahisemo umuntu nkunda, ndavuga reka nanjye nige kumukunda, kandi ndashima Imana ko byakunze. Ikindi nabonye ufite ubumuntu. Niba warabashije gusanga umwana ku muhanda, ukemera ugashyira hasi icyubahiro cyawe n'ubushongore bwawe, ukajya kwa muganga ukarwaza umwana utazi aho ukomoka, byanyeretse ko uri umuntu wuje ubumuntu. Ahantu hagira umutima nk'uriya n'imbarwa, aba ushobora kumunyuraho akikomereza akamera nk'aho atamubonye. Buriya nabyo hari icyo byawushushanyirije. Ni byinshi byagiye bituma numva ndi kugenda ngukunda kurushaho. Ikindi nakunze kugenda mwitegereza, ntangira kubona ubwiza bwawe mu kazi, ngacishamo nkahagarara ahantu nkareba muri office ukuntu uba ukora, nkareba ukuntu uba werekera abakozi. None nakunze ukuntu wahindutse neza wabaye nka Kiara. Kiara mwabaye inshuti arakwanduza, ariko yakwanduje ibintu byiza. Muri biriya bintu nari mbizi kuri Kiara, iyo wazaga mu bakozi bakaganira bakaba inshuti, ariko urabizi ko mbere nta kintu bavuganaga n'abakozi. Gusa nyine sinzi ikintu cyaje kuri wowe kiraguhindura, ugenda inshuti n'abakozi, ngenda nshyiraho n'abantu bagucunga, bakamara ripoti y'uburyo witwaye. Rimwe na rimwe naba nari no muri kampani nkavuga ati muncungire mumbwire ibyo umugore ari wanjye ari gukora, kuko naravugaga ati wenda ubwo ntahari uraza witwara ukuntu, wigira uwa danje, wagamira abakozi. Ariko ahubwo iyo nabaga nahari wabacuritingaga neza. Ubazi ko rimwe na rimwe abakozi bajyaga bambwira ati boss yuza kuba wigumiye ko umugore wawe asigaye adufata neza, ahubwo noneho niwe usigaye udukane, kandi noneho akazi kakagenda neza. Ni byinshi byagiye bituma numva ngukunze. Ariko nanone kano kanya sigaranye ubwoba bw'ikintu kimwe. Imana kuko nibibaho, niba yumva gusenga, sinzi gusenga, yewe ndi n'umunyabyaha, sinzi naho urusengero ruba, sinzi no gusenga nabura ni dakika zingahe nangwa n'umunota umwe.
hakaba hari ikintu cyonyine gihari kuri iyi si gishobora kuba cyagutwara ubuzima, icyo kintu Imana izakirangize. Basi ndumva nkeneye indi myaka yo kuba ndi kumwe n'umugore wanjye nkamukunda, nkamwibagiza amarira yose n'agahinda kose yagize, nkamwibagiza ubuzima bubi bwose yaciyemo. None se uzakomeza kunkunda nintanabyara? Nata ariko ntabwo uri Imana, we ntabwo wiha urubyaro. Imana nibona tubikwiye izaduha kubyara, nibitanakunda tuzajya gushaka abandi bana nka bangahe, nka 2 tubadapte, kuko ibyishimo aranaduhagije. Ibyishimo adutera ibyishimo, nyine ibyishimo nk'izina rye. Basi uranyuzwe? Ndagira ngo ikintu icyo ari cyo cyose kigutera ubwoba no guhangayika kikure mu mutwe wawe. Kiba ndi hano kugukunda, kiba ndi hano kuguha urukundo. Aho bigeze wanyitayeho, aho bigeze reka bari njye ukwitaho. Wampaye urukundo, aho bigeze reka nanjye nguhe urukundo. Tuve aho ngaho twigire kuri Kiara. Kiara aba yicaye yiturije, Gavi aza amusanga ahantu aba yicaye. Kiara aramwitegereza akavuga atego ko intambo ukora abana none uri kugenda bidasanzwe, kakiryo wahoranaga kagiye hera uko madamu urimuwe. Abareba Kiara agaseka nyine, ariko byo gusekana agahinda n'umubabaro. Araza akicara iruhande rwe, aramwitegereza cyane akamureba, amukura ku kirenge akamushitsa ku mutwe, arongera akamukura ku mutwe akamushitsa ku kirenge. Yewe agira atyo akanahaguruka akamwegera akamwitegereza neza. Kiara atari ko siko mbona unyitegereza, ndi mushya. Hari andi mafoto yandi wabonye y'undi muntu dusuri kugira ngo urebe niba koko ari njye? Uri gushaka ibizibiti se none byo kugira, none se kuri inshuro ushaka kugira ute? Urabishyira oga? Mbwiza ukuri Gavi, narabimukiye pe. Ubwo basi washaka kugera kuki? Ariko kwari ugusenya urukundo rwanjye na Lim. Twaranarangiye, muri kumwe nanjye ndi kumwe na Oga. So congratulations, waratsinze. Gavati rero buri ibyo simbyitayeho, ahubwo ndimo ndareba urandusha iki. Ndi kureba nyine, ndi kukwitegereza, ndi kureba ubwiza ufite, uburyo uteye, nyine uko usuku. Ndi kureba ikintu ufite njyewe ntafite, gituma gukura nira ntiyakomeye gusa n'uyu munsi bitarava mu mutwe. Nkeneye kumenya ni iki cyabaye, ni iki wamuhaye, ku buryo neza afata ibyishimo by'abandi bantu akabyangiza hejuru yawe. Ariko kugeza ubu sinumva icyo ushaka kuvuga. Yose yabyangije hejuru yanjye mu buhe buryo? Iki cyabaye? Wowe ni umugabo wawe, murabana, uramufite. Ibyishimo uvuga rero se, ibyishimo biruta ko muri kumwe se nibihe? Gavati Kiara, naguhamagaye hano nyine ngira ngo ngire ikintu umenya. Hari ikintu nshaka kukubwira. Babarira umbwire icyo ushaka icyo ari cyo cyose ngigukorere, ariko nabura utume Lim ava mu buzima bwawe burundu. Nyine yakire ko yashatse, yakire ko ndi umugore we, anyakire nk'umugore we tubana, kuko nyine ibintu bikomeje kwanga, bikomeje kunanirana.
ati none ngiye ko navugana n'umugabo wawe ko no mu bukwe bwanyu ntigeze mbutaha yanze kuntumira, twarahuye mutwerera nyine gutya face to face, aho ubukwe bwanyu bwabereye simpazi, namba yiwe rwose simbizi niba nanayifite nangwa ntayifite, sinjya nanabyibuka. Njyewe ndi umugore w'umugabo wanjye ni Oga, ahantu nyihurira na rimwe. None ibintu uri kuvuga ni ibiki? Batereka nkubwire kera njye na Oga ntabwo turi umugore n'umugabo, ati mu izina rya Yesu. None se mwagiye hariya mujya kurahira imbere y'Imana n'abantu, murahira mu mategeko mutazigiye kuba umugore n'umugabo? Mbese ni mu bana? Gavati ibyo byose ni by'isi n'abantu bazi, abatugaragiye bazi ko ndi umugore we, ariko njye nawe twuze ukuri. Ariyumvira akivugisha akavuga ati ntabwo se yaba ari urukundo, yaba ari ubukwe bwa contract nk'ubwo nakoze, se baba babana byabaringa? Abitekerezaho bikamucanga, agahera kabaza Gavi, none se Gavi kuki nyine isi n'abantu yabizi ko muri umugore n'umugabo ariko mwebwe atari ko bimeze? Cyangwa ndi kubisobanukirwa. Gavi agira atya akabwira Kera, akavuga ati Ayira nimara cyagukunda, Nira ntiyananiwe kukwikuramo, Nira ntiyanshatse kugira ngo anyihimureho, Nira ntiyanshatse kuko yananiwe kwakira yuko wabanye n'undi mugabo. Igihe twarabanye mu ijoro twakozemo ubukwe yarambwiye ati uri ahangaha nk'umugore wanjye ariko usura umugore wanjye, uzajya urara ukwawe nanjye ndara ukwanjye, ubu mba mu cyumba cyanjye nawe akaba mu cye. Kuko yarambwiye ngo niba naramwambuye ibyishimo byo kubaho abana n'uwo akunda, nanjye sinzigera mbona nishimye, sinemerewe kumubaza ahari, simfite uburenganzira n'ubu na buke bwo kugira ikintu nkora kuri we. Nyine impamvu nyine mba nibaza mvuga ngo muhaye iki? Basi wamuvugisha, wamuganiriza, akareka kuntreatinga nk'uko ari kuntreatinga, akareka kumfata nk'ikintu kiri aho ngaho nyine kidahari. Kera ati ntabwo byumvikana. None se ubwo nyine ni ukuvuga ngo mubayeho ubuzima bw'abaringa butari ubwa nyabwo? Abantu bazi ko muri umugore n'umugabo ariko mwebwe nyuma y'amarido nta kintu nyine, nta kintu kirimo. Gavati shabyihorere, yaba wenda basi yaba wenda yanabyukaga akambwira waramutse, nangwa se wenda tukagira n'ahantu tujyana, ariko ibaze nshobora no kumara icyumweru ntaramubona. Hari igihe mbona umva mukumbuye, namuhamagara nanyitabe, navuga ngo ngiye kumureba nakibuka ko yanyiyamye akambwira ati sinemera gukandagira mu nzu ye, sinemera no kwinjira mu cyumba cye, nimwinjiza no kumbwira ati ninongera zanta yigendere ajya ahantu nyine ntazi, ndavuga basa kugira ngo azaturumbuka torongera agende, reka nemere nyine amabwiriza ye. Sinemerewe kumuhamagara, sinemerewe kumwandikira, sinemerewe kumubwira plani zanjye nk'uko nawe atazimbwira. Nemerewe kubwira isi n'abantu ko ndi umucyara we, aho nkeneye ubufasha bw'umugore n'umugabo nkamubwira, ariko nyine ubwo tuba umugore n'umugabo turi hanze, twashika mu rugo nyine ubwo nyine nanjye ntabwo nzi ngo turi ibiki. Bimaze kundenga pe, ubu igihe cyose gishize njye nawe tubana byitwa ngo twakoze ubukwe, ariko ibaze ko aheruka gukandagira mu cyumba ndaramo, mw'iryo joro yamperezaga amabwiriza. Nta kintu n'iki na kimwe navuga ngo umugabo akorera umugore yari yankorera. Ngira ngo ari niyo namubeshya nkamubwira ngo ndi kwa muganga, mva nta gihunga yagira pe. Ndibaza
iki wamukoreye? Ese basi ni uruhe rukundo wamuhaye rwatumye nyine agukunda akanyibagirwa? Nabura ngo nanjye mbigerageze ndebe ko namwigarurira. Mbwira, mbabarira umbwire ibanga wakoresheje. Mbwira uburyo nshobora gukundamo Rim nkaba nakigarura umutima we. Kiara ariyumvira kuko ati Gavi rero ndumva ufite agahinda, ndanabyumva nyine uri kunyura mu bihe bikomeye bigoye bitanakoroheye, ariko rero nyine kera nakuze mu wanjye ntuza gusenga, arambwira nyine ngo iyo uri mu bibazo uhamagara Imana irakumva. Ndumva bavuga ngo urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka, umugabo mwiza n'umugore mwiza ngo bava mu kuboko kw'Imana. Ntabwo mbizi ariko birashoboka, nagiriye iyo experience, ariko ntuyumve nabi, njye n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, nanjye ntabwo urugo ndarumaramo imyaka myinshi, basi ngo mbashe kuba narenjoyinze wenda ibyo byiza by'urukundo no kugira umugabo. Ariko niba ari uko bimeze harimo ikibazo gikomeye cyane, ahubwo wanyemerera ngiye nkagenda nkaganiriza Niran, tukaganira wenda nkagira ibintu mwisabira, ahari wenda ashobora kunyumva. Urabizi kugira ngo dutandukanye wakoresheje ibinyoma, kandi burya hari ibintu bitababarirwa. Uretse nyine ndavuga ku bantu, ariko wenda ku Mana nta cyaha kibaho kitababarirwa. Icyaha kitababarirwa njya numva bavuga ngo ni ugutuka Mwuka Wera, ikintu cyonyine ngo kitababarirwa ku Mana. Rero abantu hari igihe umuntu agukosereza ukumva nyine ntabwo wamubabarira, bitewe wenda n'ibikomere n'uburibwe yaguteye nyuma y'ibyo yagukoreye. Urabizi ko nawe wahemutse, nyine urumva nyine ni nkaho navuga iki, waradusebeje ko watwiciye ubukwe. Rero aka kanya ashaka ko ibintu byose ari gukora ari kubikora ngo yihimure, nyine akore revenge, akubabaze nk'uko nyine nawe wamubabaje, ariko ku bwanjye ntabwo ari cyo gisubizo. Ikindi ndajya mu bwenge ngo njye nta kintu nigeze nkorera Niran, ntacyo pe, uretse kumwubaha, kujya mutega amatwi. Muri ikintu cya mbere kibaho muri ubu buzima gisenya relationship ni ukutubahana no kutumvana. Niba nkosheje ukambwira amakosa yanjye nkagutega amatwi nkayasabira imbabazi, ntagiye kuzamura mvuge ntongane ngire njye nakundaga kumutega amatwi, naba ndi mu mafuti naba ndi mu kuri nkamutega amatwi kandi nkamucira bugufi. Buriya abagabo aho bava bakagera bakunda ahantu hari amahoro. Niba rero waragiye umwambura amahoro nangwa se ukamutuma abaho nyine atari comfortable, umuhoza ku nkeke n'induru, kuko atariko ibyo byabagaho kera. Fatwa abana ntabwo birabaho. Kera ati nyine ubwo wabona agendera ku bya kera akumva ko nyine ari kugiteye, ukeneye kumwereka ko wahindutse. Gusa nyine ngewe urumva nyine umuntu aba ateye ukwe, wenda afite ibintu byinshi yankundiye, niyo wenda ushobora kuvuga impamvu nyine yankundaga n'ugushitsa wenda n'uyu munsi. Igihe cyo nzi nuko namukundaga, nkamwubaha, nkamutega amatwi, na rimwe nigeze musuzugura, na rimwe nigeze mubwira nabi. Niyo twabaga twagiranye ibibazo twarikeraga tukabisorovinga. Niba ari njye wakosheje nkasaba imbabazi, niba ari wakosheje nawe agasaba imbabazi. So rero uranyemerera basi tujyane, njyewe ngende mvugishe Rim, mubwire nyine hari wenda nyine ibyemezo yafasha yabireka, tuganire mwumvishe ko nyine nta hazaza hanjye nawe hagihari, agomba gukunda wowe umugore we.
ati basi genda wowe ujyeyo kuko abonye turi kumwe ndabizi neza ntabwo yatuvugisha. Kiara agira atya agahaguruka yinjira mu modoka akagenda yerekeza mu rugo kwa Rim, akajya kureba Rim. Akihagera Rim aragamubwira ati ariko se ninde ukuyoboye hano ra? Kiara ati none se wumvaga nutamakara iwawe nzananirwa kwizana? Ndahizanye nyine nubwo nawe wampaye ariko ndizanye, ahubwo se umeze neza? Ati yameze neza nta kibazo. Kiara turumva wishimye? Se warigiye mba nishimye ra? Nishimye rwose, ndaho ndahumura ndamata, ibyishimo ni byose. Kiara ati ni ukuri se? Ibyo ubeshya ni ukuri? Ati ibyo mbeshya si ukuri ariko ibyo mvuga ni ukuri. Kiara ati tutarajya kureba kuko sindi butinde, ni ibiki byaguteye? Ni izihe nyabingi zaguteye ku buryo umugore wawe nyine umutreatinga the way ubikora? Ati sibyo wabikuye? Kiara ati wikijijisha, njyewe naje hano mfite amakuru kandi nawe urabizi ko ibyo ndi kukubaza nyine ari ukuri, ubizi neza, rero nyine wingora nyorohereza. Ati ndatekereza n'ubundi waje hano ufite amakuru, kuko niba waje hano ubwo nyine ubwo nyir'ubwite yagwaye amakuru y'100%. Ubundi reka ngubaze Kiara, ubundi wowe uri umuhuza w'abantu gusa? Ibaza abahungu bose mwagiye mukundana, abakobwa bagiye babana nabo nangwa se bari kumwe nabo, ibibazo kugira ngo birangire mu ngo zabo ni we bahamagaraga. Abantu baraguhemukiye ariko n'ubitekerezaho ubushaka kugira ngo bya byishimo bakubujije ari bo babigira. Reba nka Sky, kugira ngo urugo rwe rube ruzima wabigizemo uruhare, era wamubaye hafi. None na Gavi watumye ubukwe bwacu buba hari hasigaye, watumye ubukwe bwacu butaba hari hasigaye igihe gito cyane, nawe ari kugira ngo umufashe mu kubaka urugo. Uzaba kajiji kushitsa ryari? Ubundi wowe wigize umuntu usolovinga ibibazo by'abantu, wigize umuntu uhuza abantu. Kuri iyi nshuro rero ntabwo bikunda pe, ntabwo biri bukunde. Gavi yarambabaje cyane, rero ngomba nanjye kumubabaza. Ibyo bintu wihaye ngo byo guhuza abantu, ngo byo kujya hagati y'abantu ukabahuza, ibyo bintu byihore, njyewe ntabwo biri bukunde. Ntabwo Gavi namufata nk'umugore wanjye, mbizi neza ko yambujije amahirwe yo kubana nawe. Kiara aka kanya wakaba uri umugore wanjye, tubayeho twishimye tunezerewe. Rero ubwo atigeze yifuza ko mbaho nezerewe nishimye ngufite, nta na rimwe ikintu kizigira kibaho ngo nawe yishime. Niba yarambujije ibyishimo nawe agomba kuba hatishimye, kandi ugenda akomeje. Kiara ndagusezeranya nimura n'undi mukobwa mwiza nkamukunda, kankundira akambera muzima, nzaba umugabo mwiza. Ati ibi ni iki Mana ya Abraham? Ariko se noneho Mana yanjye ndabyita iki? Ukeneye umukobwa uzagukunda akagukundira akakubera muzima kandi umufite? None se Gavi wamuburanye iki? Nyine ni icyo umushinja? Uramushinja kutagukunda, uramushinja kutakubaha. Ati rero Gavi mushyire ku ruhande, rero ntabwo mufata nk'umugore wanjye. Kiara wikigora wita igihe cyawe, nakubwiye ngo wahuje benshi ariko kuri njyewe ntibikunda, ntibishoboka. Uriya mukobwa yarambabaje, uriya mukobwa yarampemukiye, rero nyine nahame hamwe. Kiara atari kunaga ari ngombwa, nde wo kubeshya nyine ko kwihorera nyine ari good idea. Basi nyine niba yaragukosereje nyine nibyo kosa ntabwo rikosorwa irindi.
ese uri kubona ko nyine kuba ibi byose wakoze uri cyambere uri kumutesha igihe kandi nawe ubwo uri kugita waspendinze sene nta nubwo uri ibintu byose waspendinze nta nubwo uri n'igihe uri guspendinga gabanya ibintu by'uburofa abantu umugore wawe mubane mu mahoro ibintu birangire turagira ngo mubwize ukuri nta na rimwe njyewe rimunirami zigera mpindura intekerezo ngo mbe umugabo w'agafi bya nyabyo kereka nindongora undi mugore uriya mukobwa simba nshaka no kumureba ariko nimbona undi mukobwa uwo ari we wese utari gavi nzamera umugabo kandi nzamera umugabo mwiza icyo ntashaka ni gavi uriya mukobwa yarankinishije yakinnye n'amarangamutima yanjye yakinnye n'ibyiyumviro byanjye ubwo rero yakinnye n'ibyiyumviro byanjye agakina n'amarangamutima yanjye reka nanjye mwishyure n'ibyiyumviro bye n'amarangamutima ye niba yacu reka tuyisubikire ahangaha ese ibintu nirana ari gukora ni ibya nyabyo niba ari kurengera ese ubundi ikosa rikosorwa irinde muri yitwa igikomere byose twibaza ni mu bice bizakurikira nitwa Atete n'igihe wandika kandi ni nanjye wibagezaho